Yes, reka nongere nsuhuze abantu bose mudukurikira muri hirya no hino, nizere ko mumeze neza. Nanone ni Daniel kuri microphone. Reka rero nkomeze kubifuriza kugubwa neza kandi nkomeze no kubifuriza amahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya rero dukomeza gukurikirana amateka y'ibyamamare y'abantu b'intwari, abantu bagiye bakora ibikorwa bya kimuntu. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umugabo bita NELSON Mandela. Rero hari bimwe mu byaranze Mandela, bimwe mu byamuranze ni ukubahiriza uburenganzira bwa muntu, akaba yibukirwa ku kintu gikomeye cyo kurwanya ivangura ruhu ryakorerwaga abirabura bo muri Afurika y'Epfo. Bikaba ari byo byatumye isi yose imufata nk'umuntu w'intwari, ndetse hagashyirwaho umunsi wo kujya babyibuka. Umva rero, uyu ni NELSON Mandela turimo kugenda. Ubuzima ndetse n'ibikorwa by'umwihariko bya Mandela byagiye bikoreshwa hirya no hino mu kwigisha abatuye isi kugira urukundo n'ubutwari, ndetse bamwe bahitamo kwitwa amazina ye bitewe, urabyumva, byaterwaga n'ibikorwa yagiye akora. Mu Rwanda hari abo ababyeyi bahisemo kwita izina Mandela abana babo kubera ubutwari bamwumvanye. Uyu Mandela Eric akomoka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Yavutse mu mwaka w'1977. Atangaza ko umubyeyi we yamubajije impamvu yamwise iri zina, amusobanurira ko yifuzaga ko aba intwari nka Perezida Mandela. So urabyumva rero, uwo ni NELSON Mandela, president. Ati kandi papa yarambwiye ngo yifuzaga ko ntazavamo intwari, nazavamo intwari nkaba umugabo nka Mandela, ngo yumvaga ibikorwa bye ari iby'intwari. Ikindi kandi nanone mu karere ka Bugesera hubatse umudugudu witirirwa Mandela kubera uruhare yagize mu kuwubaka mu w'1997, ndetse n'1998. Wubatse mu mudugudu uwo mudugudu donc wubatse mu mudugudu wa Rwangara mu kagari ka Kanzenze, umurenge wa Ntarama. Yes, ikindi gikorwa cyiza abanyarwanda bafata nk'ubutwari bwakomeje kumuranga bwo gufasha mu bikorwa bimwe na bimwe biteza ubuzima bwa muntu imbere. Uyu rero turimo turaganiraho ni NELSON Mandela. Uyu rero ndaza kugenda nkubwira byinshi ku buzima bwe. Kuri uyu munsi reka tugaruke kuri amwe mu mateka ya NELSON Mandela n'ibyamuranze mu buto bwe, ndetse n'inzira yanyuzemo kugira ngo agere ubwo aba perezida wa Afurika y'Epfo. Urabyumva rero, ni byinshi cyane. Reka rero dukomeze turebe amateka ya NELSON Mandela. Yes, murabyumva, uyu ni NELSON Mandela turimo turagenda tuganiraho. Yes, mu makuru rero twakusanyije, amakuru y'ibanze yaranze ubuzima bw'uyu mukambwe waranzwe n'ukuri n'ubwitange mu kurwanya akarengane abazungu bakoreraga abirabura. Perezida Mandela yavutse tariki ya 18 Nyakanga mu w'1918. Avukira mu cyaro cya Mvezo ho muri Umtata. Yavaga inda imwe n'abakobwa babiri, bakaba bari batuye mu gice cy'icyaro ahitwa muri Kunu. Akaba ari naho mama we yakomokaga. Urabyumva rero, nubwo ababyeyi be batari barabashije kwiga, Mandela agize imyaka 7 mama we yamujyanye kumutangiza ishuri mu kigo cy'Abamethodist. Murabyumva namwe. Muri iryo shuri yaje kuhigira amasomo y'idini, amwemerera kubatizwa. Umwarimu wamwigishaga yamuhaye izina rya NELSON nk'izina rya Gikristo.
urumva yitwaga Mandela ariko aza guhabwa irindi zina kubera ko yari amaze kwigishwa ibijyanye na gikristo. Arangije amashuri abanza n'ayisumbuye, Mandela yize muri University of College of Fort Hare, aza aza kuhirukanwa maze akomereza muri University of South Africa. Akirangiza yatangiye gukora nk'ushinzwe umutekano mu birombe by'amabuye y'agaciro. Aha yakoraga aniga amategeko muri University of the Witwatersrand, aho yaje gukura impamyabushobozi mu mategeko. Yes, nyuma y'imyaka irenga 40 ahiyandikishije kuko yabonye iyo mpamyabushobozi ari muri gereza mu 1989. Nelson Mandela yinjiye mu ishyaka ryaharaniraga uburenganzira bw'abirabura, INC, African National Congress, mu 1944, aho yahise ashinga umutwe w'urubyiruko waryo. Muri uwo mwaka kandi yashatse umugore we wa mbere, Evelyn, banabyaranye abana 4. Nelson Mandela yanakinaga umukino njyarugamba w'ibikonjo, box, ngira ngo murabyumva namwe. Mandela yaje gukorana na Oliver Tambo, undi mwirabura waharaniraga uburenganzira bw'abirabura muri Afurika y'Epfo, bashinga ikigo cy'ubwunganizi mu mategeko mu 1952. Muri uwo mwaka kandi yaje gufungwa hamwe n'abandi 19 nyuma yo kwigaragambya bamagana amategeko yarabangamiye uburenganzira bwabo. Ibi byakomeje Mandela akomeza gukurikiranwa nk'umwe mu bayobora abaturage kwigumura ku butegetsi bwariho icyo gihe. Urubanza rwabo rwamaze igihe kirekire, aza no gufungurwa. Urabyumva, nyuma yo kubona ko imyigaragambyo kwandikira abayobozi nyuma yo kubona ko imyigaragambyo yarangiye, kwandikira abayobozi ndetse n'ubundi buryo bwose bwananiranye, Mandela yatowe na bagenzi be kugira ngo azayobore urugamba rwo kwibohora. Uru rugamba nirwo bise omukonto wesizwe, bisobanura ngo icumu ry'igihugu. Yes, urabyumva, urwo rugamba rero rwitwaga cyangwa mu buryo bwumvikana ni icumu ry'igihugu. Mandela yaje guhindura amazina ye, yiyita David Motsamai, maze azenguruka ibihugu bya Afurika ndetse n'Ubwongereza, aho yakusanyaga inkunga yo gutegura iyo ntambara. Yanakoze imyitozo ya gisirikare muri Maroc ndetse na Ethiopia. Nyuma y'ukwezi agarutse muri Afurika y'Epfo, yahise afungwa ku itariki ya 5 Kanama muri 1962, azira kuba yarasohotse igihugu nta ruhushya afite no gushishikariza abakozi kwigaragambya. Icyo gihe akatirwa imyaka 5. Yes, urabyumva rero, mu rubanza yararimo n'abandi 9 yahavugiye ijambo ritazibagirana ati: narwanyije ukwishyira hejuru kw'abazungu, narwanyije gutotezwa kw'abirabura. Ni amagambo yivugiwe na Nelson Mandela. Yakomeje avuga ko afite icyizere ko bishoboka ko abazungu n'abirabura babana mu mahoro, ubwumvikane no mu bwisanzure. Arongera avuga ati icyizere mfite nzakomeza kugiharanira kandi ndizera ko tuzakigeraho nibiba ngombwa, kandi niteguye kuzagipfira. Yes, urabyumva rero, ku itariki ya 11 Kamena mu 1964, Nelson Mandela yari kumwe na bagenzi be 7 bakatiwe gufungwa burundu. Abo bandi ni Walter Sisulu na
Hamed, ndetse na Govana Mbeki na Raymond na Denis na Elias na Andrea